igikuba cyacitse abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bidasubirwa bamaze gusatira ibice bya Uvira nyuma yuko bigaragaye neza ko Kinshasa n'ubundi nawe ari mu mugambi munini kandi mugari wo kwegeza inyuma abarwanyi nyuma yuko bavuye muri uyu mujyi wa Uvira kuva ku 18 zo ku kwezi kwa mbere. Ubu noneho nibyo bita ikibazo gikomeye, noneho Kinshasa yabuze kwikemura mu buryo bwa nyabwo kuko byagaragaye neza ko ari urugamba rw'injyana muntu mu buryo bukaze rugiye kongera kumvikana. Ndakubwira ibice bitandukanye M23 yongeye gukandagiramo nyuma yuko bivamo byamaze kugaragara neza ko ari urugamba rushya rwamaze gutangizwa ku mugaragaro. Ibyo benshi bita ko ubu noneho ishyano rigiye kuvuka ku basirikare b'abarundi ndetse na wazarindo zimaze iminsi ziri kwidegembya ziri gukora ubwicanyi. Ibyo bakoze byose ubu birahagije, bagiye gukubitana n'ibyago bikomeye nabo basogongere neza ku cyo bita urugamba batari bazi neza ko ruzabageraho muri iyi minsi nyuma yuko M23 iriye Karungu mu buryo bukomeye. Turaje tubyinjiramo akantu ku kandi tuguhereze update n'amakuru yihutirwa kuri iyi ngingo kuko byacikishije igikuba. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatunguwe, noneho u Rwanda rwamaze kwerura ruvuga ubufatanye bagirana na M23 icyo bugamije ndetse n'icyo buzageraho nyuma yuko bigaragara neza ko igitutu cyari gikomeje kuba cyinshi, ariko nanone bikagaragara neza ko ngo u Rwanda rutumva neza impamvu rwo rudashobora no kuvuga impamvu koko bahora barushinja kuba M23. Iki ni ikibazo cyeruye kandi gikomeye cyari kimaze iminsi cyumvikana nk'icyananiranye mu buryo bukomeye, ariko cyongeye gushirwa akadomo. Reka tukikubwire rero tunakubwire nuko byagenze, ariko byose turabijyanisha n'inkuru ikomeye y'uburyo cy'abadepite bakomeje gushwana batumva neza ngo impamvu ngo M23 ngiri ku butaka bwa Kongo, uburyo cy'amasezerano gatashizwemo ibihugu byo mu karere birimo Uganda ndetse n'igihugu cy'abarundi. Ndakubwira neza abadepite uburyo kibateranye amagambo mu buryo bukomeye bavuga ku kibazo cy'amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika American and DRC Rwanda Accord yasinywe kuva ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 akomeje guteza ibibazo bikomeye cyane cyane muri brassage na mixage itigeze yumvikanwaho na rimwe, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo igomba gukora ibishoboka byose aya masezerano agashirwa mu bikorwa, ariko ko azashirwa mu bikorwa nabyo biracyari ikibazo gikomeye kuko ngo u Rwanda rwanze gukora ingamba z'ubwirinzi. Bishingira kuki? Ibyo turaza kubigaruka tubikubwire tunaguha amakuru yeruye cyane. Hagati aho ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bubizi neza ko ngo bugomba gukora ibishoboka byose bukagaruza ibice, ndetse biravugwa ko Emmanuel Macron w'Ubufaransa yamaze kwemera indi nkunga Gisekedi ndetse n'abambari be mu rwego rwo kugira ngo bakomeze barwane ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje bijye mbere. Ibi byose ngo birashira mu mujyo mugari kandi munini uko ibikorwa bya gisirikare bigomba no kugeza ku nsinzi ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butangiye kubikandagizaho ibirenge. Biragaruka nanone kandi ku magambo menshi akomeje kumvikana bikubiye mu nkuru zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko muherereye hose, aha ni ku muyoboro mugara amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ni buri mushya kabari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho akomeje kumvikana. Ni amakuru mu buryo burambuye. Katubanze duhere neza imbere ku rugamba mbere yuko tubaha izindi update n'amakuru yihutirwa. Tubanze tubabwire neza ko M23 ubu noneho yamaze kongera gusatira Uvira, ihakuye abazarendo n'abasirikare b'abarundi bari kwidegembya bavuga ko M23 ngo bihuye n'ishyano nyuma yuko bageze Uvira batangiye kuririmba tombe batigeze barwana, kandi M23 rivuyemo ku bushake bitewe n'amasezerano ndetse n'igitoto yakomeje gushirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibyago bikomeye byavuye muri uyu mujyi byateje M23 icyo bita mayobera, birangira koko bemeje ko batahagarika urugamba ko bagomba kurukomeza byanyabyo, abakoze amabi bakayaryozwa mu gihe Kinshasa yakomeje kwicecekera ikagaragaza neza ko ntacyo biyibwiye. Ibikorwa byose by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi biri gukorwa n'uruhande rwa Leta. Intare za Sarambwe gufata umwanzuro zahiriye neza mu bice kugeza ubu byari byamaze kongera kunurwanurwa na Kinshasa ko bikenewe cyane ho Paratoruvunge gukomeza ngo bakerekeza i Bukavu, ariko ibi byose bise bivurizwamo nyuma yuko abakomando ba M23 bafashe umwanzuro mu buryo butunguranye bagatangira kubarasa batababariye abasirikare ba FARDC mu gace ka Kiriba, aho ari gushinga ibirindiro karundura n'imbunda za gisirikare zikomeye. Bivugwa neza ko zagombaga kugira uruhare ruhambaye cyane mu gusharinga za Kamanyura ndetse zikanarasa mu birindiro binini kandi bigari bya M23 biri hafi n'ibice bya Bwegera, ariko intare za Sarambwe zanza ko gasuzuguro. Ibikorwa bivugwa neza ko byakozwe ni ibikorwa binini
kandi bigari bigizwe n'abasirikare b'abakomando kabuhariwe bongeye kujya mu birindiro biraramo. Barasaba abasirikare ivumbi riratumuka babambura intwaro zitagira ingano bivugwa neza ko zari zimaze iminsi ziri kuzanwa ziri gutundwa inyinshi zitari zanagezwa neza muri defense. Bari baniraye bavuga ko mama 23 idashobora gutinyuka kugaba ibitero, ariko babaguye gituma barabarasa ku buryo bataramenyekana neza umubare bahaguye. Ubu navuga mu bice bya Kiriba nanone kandi uvuye Sangi naho bigenda uko. mama 23 ntabwo yahereye aho gusa, birangira inagose ibice birimo Gipupu ndetse n'agace ka Puwezero, aho no duce twa tumaze iminsi dusubiyemo abarundi bivuga ko bari barashinze ibirindiro bo bigari, bivuga ko ngo byazabageza neza mu bice bya Rugezi. Ariko aha hose hongeye gukorwa contre attaque z'agatangaza ni muri territoire ya Fizi, birangira abarundi bongeye gukubitwa inshuro, abenshi bahunze baca mu gice kugeza ubu cya Kavimvira aho basubiye mu Burundi batagicira ngo gagwe. Iki ni igikorwa cyongeye gukanga Bitakwira n'abagenzi be, barabamaze iminsi ngo basakuza bavuga ko mama 23 yabaye tombe, ko n'ibice byo byose bitazongera kuba. Jean Jacques Perusi we yari yamaze gusezeranya abaturage ko nta bice mama 23 izongera gusigarana. Noneho ngo urugamba nibwo rwongera gutangira, abacancuro benshi barazanwe, indege za gisirikare zitagira abapilote nabwo byaruko, ariko gucunga umutekano wa Uviraho byagombaga gusaba igitambo gikomeye. mama 23 ngiri gusoza ikivi cya kabiri kibikorwa bya gisirikare bitarangijwe. Ubu nibwo bigaragara neza ko urugamba aribwo rwatangira ku mugaragaro. Benshi ntibari bazi neza uko bigomba kugenda, ariko ubu bari gusobanukirwa neza ko urupfu rwabasatiriye gake gake ko mama 23 nta mu bigomba kubagirira. Ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare byakomeje kumvikana imbere ku rugamba, byose byari bishingiye ku kuba intare za Sarambwe zari zaramaze kwirahirira rwose, zemeza neza ko zitazakomeza kurebera ngo ibikorwa bya gisirikare byose by'umwanzi bikomeze kujya mbere, kandi bari babizi neza ko nibaramuka bakandagiye Uvira bazashokerwa bagashaka kugaba ibitero. Ubwo rero kubagwa gitumo bagatangira kubatsaho umuriro ni igikorwa cy'ingenzi. Ashimwe bikomeye n'abakonzi ba mama 23 bari kugaragaza neza ko agasuzuguro ka Kinshasa mu bikorwa byabo byose byari bimaze kurenga, noneho iyobora ibyo bikaba none hari byo bigiye gushirwa mu bikorwa bwa nyuma, hagaragazwa neza ko ibikorwa bya gisirikare byose bamaze iminsi bishoramo bigomba guhagarikwa bya nyabyo. Hagati aho ntabwo byoroshye, intare za Sarambwe ziracyafite ibibazo byinshi, ariko noneho biturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yewe ikomeje kugaragaza neza uburyo ki ngo itumva neza impamvu aba barwanyi badashira mu bikorwa amasezerano ya United States Accord yasinywe u Rwanda ndetse na Demokarasi ya Congo i Washington, n'amasezerano yavugaga ko mama 23 nk'umutwe twaje intwaro hagomba kugirwamo uruhare n'u Rwanda mu gutuma ushira ibikoresho by'ibirwanisho hasi. Ariko Gisekedi birangira ngo ari we muntu wa mbere ubikoresheje nk'iturufu karundura yagombaga gutuma aya masezerano adashirwa mu bikorwa uko bikwiye. Abadepite bashinzwe akanama k'ibijyanye na Afurika bateranye kuva kuri iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere, bateranira Washington DC, barongeye bagaruka ku kibazo gikomeye kirimo icyuko ingabo za Demokarasi ya Congo ngo zigikubitana n'ibitero bikomeye, ndetse ko n'u Rwanda ngo rwakomeje ibitero rufatanyije n'abarwanyi ba mama 23. Abadepite bagaruka ku buryo ki ibihugu byo mu karere birimo Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ngo nabyo bigomba gusinya amasezerano ya Demokarasi ya Congo yo kungukira ku butaka bw'iki gihugu. Ayo masezerano akazabashingiye ku kuba ngo nabo bazagira uruhare rukomeye cyane mu bucukuzi bw'amatiriyoni aba kuri ubu butaka, ngo bikazatuma amahoro ramba muri iki gihugu. Nanone kandi bagaruka ku Rwanda, bemeza ko u Rwanda rutigeze rukora ingamba z'ubwirinzi, kandi koko ntabwo byigeze biba. U Rwanda rwo rwahise rwerura rubicishije muri Mukantabana. Uyu ni ambasaderi ubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'u Rwanda, yahise bivuga nta byo guca ku ruhande, avuga ko ari ubufatanye bukomeye cyane u Rwanda ruhuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko noneho by'umwihariko ubwaba 23 bavuga ko uyu mutwe w'abarwanyi urwanira uburenganzira bw'avuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi, bityo izo nyungu ni inyungu zikomeye cyane ngo u Rwanda rugiramo uruhare, kandi koko bukaba ubufatanye bweruye. U Rwanda rwerura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko rudashobora gukora ingamba z'ubwirinzi ku mugaragaro, ko ibyo byateza ibyago bikomeye birimo n'ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bikunda kwigaragaza ndetse bidafite ishingiro ry'uko byongera guhagarara. U Rwanda ruvuga ibi noneho byacikishije igikuba. Ubu Kongo igaragaza neza ko noneho ingabo z'u Rwanda ko Kongrezo zirwana ku butaka bwa Kongo. Umwe mu badepite ku butaka bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati
ntabwo kuvanga ingabo kwa M23 ndetse n'abarwanyi ba leta byabishize mu gaciro kuko abarwana benshi ngo baturuka ku butaka bw'u Rwanda, bityo kubavangamo no guca intege igisirikare ndetse no kuba bagiye kukivanamo ngibyo bita ubudahanga bwo kurinda igihugu, kandi igisirikare nicyo kirinda igihugu. Ibyo byose bigaragazwa neza nk'ibintu byatuma iki gisirikare kigira intege nke, ibyo benshi ngo bemeza neza ko ngo byateza ibyago bikomeye. Ubutegetsi bwa Trump buvuga ibi mu gihe M23 intare za Sarambwe bo bakomeje gukora ibikorwa byinshi byerekeza neza ko ibikorwa byose byagombaga kuba ngo bifite ingingo zose zigenderwaho kugira ngo byibura amahoro ahinde ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abahanga n'abasesenguzi cyane cyane abakuriye inteko ishinga amategeko bagiye bagaragaza neza ko ibibazo bikomeye by'umutekano wo muri aka karere bishingiye ku kuba FDL itarigeze igirwa ikikorwaho, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwatirizwa ndetse no kubwirwa ibyo gukora ibyo byose busa nkaho bwabivuyemo, bityo noneho ngo nta kintu na kimwe kigikorwa hashingiye ku iyo ngingo. Bamwe mu badepite batumva neza ngo impamvu ikomeye cyane ngo y'ibyahirwaho, bemeza neza ko u Rwanda rwo rwagombaga kubanza ngo rukava ku butaka bwa Kongo mbere na mbere, FDL igakurikiraho. Gusa ibyo byose byagiye bigaragazwa neza ko ari ikibazo gikomeye kuko abarwanyi ba M23 batigeze bashakirwa umuti, nubwo abadepite babyumva gutyo. Kutumvikana ko abadepite kwatumye inama isozwa gutyo dafashwe umwanzuro weruye ugaragaza neza ko icyo kibazo kirangiye. Benshi bise neza ko cyagombaga kuba cyarangirira ku bintu by'ingenzi byagombaga gutuma neza ko hagaragazwa noneho uruhande cyangwa se impamvu ya nyayo ifatika igaragaza uko ibikorwa bya gisirikare byagenze. Abahanga n'abasesenguzi mu by'ubukungu cyangwa se ubwa diplomasi bemeza neza ko iki kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gishingiye ku mahanga tumva neza impamvu y'ingenzi kandi ikomeye ishobora gushingirwaho ngo ibintu bijye mu buryo. Ibyo benshi bavuga neza ko u Rwanda rwamaze kubona neza ko intambara yo muri aka karere n'ibikorwa bya gisirikare bya Kinshasa byo bizakomeza mu gihe amahanga atabonye neza igitutu yashirwaho, maze ubundi ngo yumvishe Gisekedi ibyo agomba gukora mu gihe ngo gucunga umutekano byo bigomba gukorwa uko byagenda kose. Hagati aho ntabwo ubutegetsi bwa Gisekedi bwiteguye kurekura urugamba, harashashingirwa ku bikorwa byinshi by'ibihugu byagashaka buhaki bigikomeje gutiza umuriri intambara, basezeranye Gisekedi ko bazamuha intwaro ndetse n'abarwanyi ngo bazamufasha kugaruza ubuce ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Ibi bikaba ibikorwa bikomeye cyane byatumye ibintu bisubira urudubi, ibyo benshi badatinya kuvuga neza ko bizatuma urugamba ahubwo rwiyongeraho kugabanyuka. Nk'ubu ngubu Emmanuel Macron aravuga neza ko ngo yiteguye kongera gutanga inkunga ikomeye cyane yo guha indege z'intambara za Mirage 2 abasirikare ba Kongo biteguye gukoresha ngo bacunga umutekano n'ubusugire mu rwego rwo kwirinda irindi hangana rikomeye cyane ryongera kugeza ku bice M23 ngo ikongera gufata nyuma y'uko M23 ikomeje ku myiteguro y'urugamba ruva pinga rwerekezi wa Rikare. Biravugwa neza ko Gisekedi amaze igihe kinini azenguruka i Burayi kuva Davos mu nama y'Ubukungu yakomeje gukora ibishoboka byose ngo none hagaragariza isi yose ko ibintu bigiye kujya noneho ku murongo ku rwego rukomeye hashingiye ku ntambara igomba kurwanwa. Ibikorwa byose bihanira amahoro ndetse no gushaka uburyo kingo ubukungu bwa DRC bwose bwagira gahunda ikomeye cyane yo kurindwa mu buryo budasanzwe, igihugu cye kikabona umutekano. Ni ibintu by'ingenzi cyane ngo yakomeje gushiramo imbaraga, ariko bigomba kuzageza ku nsinzi y'agatangaza ngo igisirikare cye. Ibi bikagaragazwa n'ibikorwa byinshi bya gisirikare bimaze iminsi bitegurwa ngo bizagira gahunda ikomeye cyane yo kongera kugarura amahoro ndetse no kuzana ubusugire kuri ubu butaka. Abadahwema kuvuga neza ko ibikorwa bya gisirikare byinshi bizakorwa ku butaka bwa Kongo bizashingirwa kuri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare byinshi bizaba byaravuzwe, ariko byinshi bigakorwa ku mugaragaro. Ntabwo bahwema kugaragaza neza ko ikibazo ku butaka bwa Kongo kigihari kandi kitapfa gukemuka mu buryo bwa vuba, bityo bakagaragaza neza ko intambara yo n'ibikorwa bya gisirikare bigikomeje. Uko byagenda kose uru rugamba ntirwapfa guhagarara hatagize izindi mbaraga nshya zongera kwivanga muri uru rugamba rwakomeje kuba imberenge mu buryo bukomeye cyane. Nibyo ibya Uvira byabaye agateranzamba mu buryo bukomeye. M23 yasize Uvira iyisigira abasirikare ba Kinshasa ndetse n'abazarendo yewe n'abasirikare b'abarundi. Bivugwa neza ko batangiye kugira ubugenzuzi ubona no bihaye akazi ko gutangira kurasa ndetse no guhigisha uruhindu ngo abasirikare ba M23 bakuyemo uniforme bikarangira biyambitse ngo gisivile. ngo abasirikare babarizwa muri Uvira biravugwa neza ko ngo barateza ikibazo gikomeye, ngo mpamvu bagiye gutangiza urugamba mu buryo bwa nyabwo. Meya w'uyu mujyi ariwe Jacques Perusi
mujyi ati turashaka gushiraho ubugenzuzi bw'ibikorwa bya gisivile ndetse n'ibya gisirikare kugira ngo tubanze tuakora abasirikare ba 23 turabizi neza ko batigeze bava Uvira mu buryo bwuzuye bari barizwa mu gace kitwa Kagondo ndetse n'agace kitwa Makobora utwo n'uduce ngo bakigenzura nako bita Kagongo utwo n'uduce ngo bikusanyirijemo ngariko ibyo byose twamaze kubimenya ndetse no kubivumbura ni nacyo kintu tugiye gukora mu jambo rye bwite aremeza neza ko ngo nibamara gusukura uyu mujyi aribwo ngo bazemera gufungura imipaka ndetse ngo abaturage babo bagiye mu gihugu cy'u Burundi ngo bikarangira batashe bakava mu bikorwa by'ubuhunzi ibyo bikorwa byose ngo bikabiza biherekejwe ngo no kuba bashaka kugira ngo umutekano ugarurwe muri utu duce ariko byose biracyitwa neza ibikorwa kugeza ubu bisa nkaho ari byo gusukura umujyi nubwo hataraboneka neza inzira yuzuye ngishobora kwerekana Kinshasa ko 23 mu by'ukuri koko yataye Uvira bityo isasu racyavuza ubuhuha abo barasana nabo nabyo biracyara amayobera mu buryo bukomeye ariko tugiye kubisasandura neza tuguhereza ubwino ibyo kuva muri Uvira kwa 23 icyo bivuze ndetse nicyo bigiye gutumaho Kinshasa ihindukaho nyuma yuko bigaragaye neza ko ari ikibazo gikomeye kitapfa kwikorerwa n'uwari we wese muri iyi minsi mu bikorwa bisanzwe bya gisirikare ariko kano kanya hakaba hari ibisubizo bitatu byeruye byerekana neza ko 23 ahubwo ngo yakinnye agakino Kinshasa mu buryo bukomeye hashingiye ku kuba ngo noneho yabasinzi cy'umutwe turagaruka nanone kandi uko amahanga abona 23 mu mboni zuko batangiye kurekura ubuce ndetse bumva bakabarwanya kandi bazi neza icyo bashaka n'impamvu kugeza ubu bemeye gukorana n'amahanga mu nzego za politike ndetse n'iza gisirikare mu kujya bakora ibigamijwe apana gukora ibyo babonye byose hashingiye ku bitekerezo byabo bwite ariko bikabahereza abarwanyi bashigikiwe ndetse bakaba bumvwa neza n'amahanga aho kugira ngo bagire igitutu cya Kinshasa gusa bityo ibyo bikaba insinzi y'agatangaza imbere ku rugamba ibyo benshi bavuga ko bitazatuma badakomeza ibikorwa byabo bya gisirikare birimo ibyo bazakomereza mu bice bitandukanye batabara igihugu uko byagenda kose ariko bakirinda kugonga n'igitutu cy'imiryango mpuzamahanga yabafata nk'ibyibe cyangwa se nk'abarwanyi barwana bagamije gusa gufata ibice ariko batazi intego n'icyo bagamije ibi bikaba igikorwa kizatuma ngo kibageza ku ntego yuko noneho bazabona ubugenzuzi bwa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu bindi bice ariko hashingiwe ku kuba noneho bazabanza kumva mu buryo nk'ubwo ngubwo ese 23 igamije iki muri iyi minsi nyuma yo gukorana n'amahanga yemera gushirwa ku gitutu kandi icyo gitutu ikacyumvira ibyo byose turabisesengura dukurikije inyandiko zikomeye hagati aho ubu tuvugana ngo Kinshasa bari cinye cyara ngo bari mu bugenzuzi ndetse ko bari kugenda batsinda urugamba ku bushobozi ndetse n'umuhate 23 yatangiranye ngo bagenda babubona kandi noneho ngo nabakongera ubushobozi bw'uburyo bazawurwana uru rugamba bishingiye ku ngingo nyinshi bagiye baterateranya ariko noneho bakuzuza bacancuwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare ngo biteganwa kuzarwanisha urundi rugamba batabitakarije mu rugamba rwo kugira ngo bavane 23 mu duce ahubwo ngo bagakoresha diplomasi Kinshasa iravuga ibi mu gihe abarwanyi bo batekereza ibindi reka twinjire muri izi ngingo zikomeye kandi zitandukanye ni ku mutekano politike na diplomasi ibuka gukanda subscribe maze ubundi dukomezanye neza muri aya makuru yihutirwa cyane usibye ko nta nkuru mbi itagira kibara ariko kuva kwa 23 muri Uvira byafashwe nk'ishano ubu tuvugana usibye kwanga banzi 23 babyinira ku rukoma baremeza neza ko ngo Kinshasa iri gutsindisha politike kandi ngo politike yayo yakoze ariko bakirengagiza ko 23 nayo yabiri gutsindira muri ibingibi kuko politike ni umukino munini kandi utapfa kurangira gutyo gusa uruhare rw'impande zombi rutagaragaye ariko 23 mu by'ukuri koko yavuye Uvira iki ni ikibazo gikomeye Jean-Jacques Perusi uyu niwe wayoboraga abo mujyi wa Uvira kuko ibindi bice yayoboraga birimo Bukavu yamaze kubyamburwa birangira agiye honga birangira noneho ari kuyoborera mu Burundi ubwo ahonganaga n'abasirikare kuvugwa 23 yacakiraga Uvira niwe hushiye amabanga yemeza neza ko 23 ikikusanyiriza mu nkengero za Uvira mu gace ka Gatongo nako bita Makobora utuno duce tukibarizwa abasirikare b'intare mu bikusanyirijemo mu rwego rwo gukora urukuta rwo kugira ngo babe bagoteye bikomeye cyane abasirikare bawazerendo n'aba FDLR mu bice nk'ibyo ngibyo ibyo ngo bikatanga ikibazo gikomeye cyuko ngo Uvira n'ubundi batemera neza ko ngo aba basirikare bayivuyemo mu buryo bwuzuye nanone kandi uko bazerendo bayirimo nabo ngo bafatwa nk'abiyahuzi kuko muri aka kanya ntiwahama neza bavuga neza ko ngo umutekano wabo utari mu kaga bityo rero Jean-Jacques Perusi yemeza neza ko vuba cyane ngo inzego zabo ziraba zamaze kuhagera zirimo za gisivile ndetse n'iza gisirikare zikabanza zigakora ubugenzuzi bweruye kandi bukomeye bwo kubanza kureba ngo niba hari ibisasu n'ibindi bikorwa byinshi byaba byaratezwe muri aka gace bityo ngo umutekano wabo kaburi mu kaga
ibyo ngo bakaba batabyizera kuko ngo batapfa guhita banafungura umupaka ngo bikagaragaza neza ko n'ubundi ikibazo n'ubundi gihari muri Uvira rwagati. Uyu mugabo ahishura ibi byose mu jambo rye yemeza neza ko M23 ngatari umutwe upfa kurekura mu buryo bworoshye nk'ubwo ngubwo kuko ngo ibikorwa byabo n'ubundi bemezaga ko byahavuye ariko bikaba byari bikihabarizwa mu buryo bw'ibanga kuko ngo igihe cyose bagerageje kwagaba ibitero bagerageza kureba koko niba batakihaba bisanga baracyari kandi bashinze ukwinyuma n'abasirikari bagerageje kuhajya bose barahafatiwe ngo bitanga icyerekezo cyerekana neza ko batahavuye mu buryo bwuzuye. Ibyo rero byabateye impungenge binerekana neza uburyo ki abarwanyi bakomeje gukina imikino ikomeye cyane kandi bakinga ibikora mu maso imiryango mpuzamahanga bityo ngo n'aka kanya ntibashobora gupfa kwizerwa. Ibyo ngo bigatanga ikibazo cyerekana neza ko bo bazi icyo bakora. Ubundi Uvira muri make nta gace gafatwa gute nka Kinshasa nyuma yuko ikifashishije mu ruhando mpuzamahanga nk'agace ngo kakurimo ibibazo bikomeye cyane ndetse gateje ikibazo bikaba ngo byaratumye abaturage benshi bafungirwaho umupaka n'u Burundi kandi bakarangira bafashwe nk'imfungwa n'ibindi bikoresho byo gukoresha mu miryango mpuzamahanga. M23 bisa nkaho ngo byabateye icyasha cy'uko ngo batumye umare muri niwe abaturage bahunga ndetse bakaba bayiho mu buzima bubi. Ibyo byose nabyo ntabwo byigeze bituma aba barwanyi baguheka kuko guhungisha abaturage benshi gutyo kandi bikarangira bayiho nabi gusabirwa inkunga naho bari badafite amahoro. Ibyo byateje ibyago bikomeye kuko Burundi busa nkaho bwazibiye iki kibazo bugafunga umupaka banga ko abaturage bagaruka. Iyo abaturage bagaruka bikarangira baje kwifatanya na M23 bakumva neza ubutegetsi bwabo bari kwifatanya bose bakagaragaza neza ko bashigikiye abarwanyi mu buryo bwuzuye. Ariko ibi byose bitakiba M23 yakomeje kugaragarwaho icyashya gikomeye nk'ahantu himu abaturage bikarangira ngo mbese bisa nkaho ngo hatujwe abandi. Ibyo bibi kibazo gikomeye cyatumye abarwanyi koko bemera kuhava kugira ngo abaturage bagaruke mu buryo bwuzuye. Ibaruwa yandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga ko ubutegetsi bwa M23 kuva hano barahita bahazana ubutegetsi bwa MONUSCO akabwo buhagenzura ariko bwanze kwivanga muri amakimbirane hashingiye ku kuba abaturage na n'ubu ngo bagifite umujinya barimo n'abazarindo ngo ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi ngo bakaba batashobora kubirwanya muri ngone zose bityo ko badashoboye kubirwanya hazitirirwa ikibazo aba basirikare bazafatwa nk'abatarigeze barinda abaturage kandi ibibazo byinshi bya Kinshasa ndetse n'imvururu ibyo byose bakaba bamaze kubisobanukirwa. Ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo kugira ubugenzuzi ku bikorwa byinshi biracyagoranye cyane kuko mujyi wa Uvira nabo batarasobanukirwa neza koko niba urimo ibyo bakwita ko ari ibibazo cyangwa se ibintu byo kuri bo baba bakeneye muri make kandi bakikandagira mu buryo bukomeye kuko umujyi wari umaze igihe kinini kirenga by'iburi by'umweru bine muri mutwe w'abarwanyi ari ikibazo gikomeye kuri Kinshasa ngo itapfa kubona ubugenzuzi bweruye kandi bukomeye mu gihe cya vuba. Ikindi bikanga ko hari ibyuma byinshi bishobora kuba byarahashinzwe bikora ubutasi kandi bikanagenzura buri kintu cyose kizahakorerwa ku buryo Kinshasa yizera neza ko ibikorwa by'ubugizi bwa nayo imitego M23 ngo yayiteze hano ngo bizayibari ibyago bikomeye. Nanone kandi benshi bakavuga ko ishavu n'agahinda bigiye kuhagaragara ari byo bigiye kubera Kinshasa umutwaro kikagaragazwa nk'itarigeze igihe cyikora ngo itabara abaturage ahubwo koko yimitse ubwicanyi. Ibyo bikorwa rero by'ubugizi bwa nabi bizaba bikurikiyeho nibyo bizongera gutanga icyerekezo Kigali cyemeza neza ko Kinshasa n'ubundi yananiwe kunanirwa kurinda abaturage nk'ibyo M23 Rwanda ndetse kanarwanya bizahita bitanga icyerekezo cy'uko none ahubwo aribwo bigiye gukomerana Gisekedi. Abambari be bose bivugwa ko nta yindi gahunda bafite atari kubanza kwihimura ndetse no kwerekana neza ko ngo bari bararenganyijwe mu buryo bukomeye. Ibyo Kinshasa iri kwamagana ikabanza kubaha warning ariko byose ngo bikazaba iby'ubusa kuko n'ubundi bikorwa by'ubwicanyi uko byagenda kose bigomba kuba. M23 yateze Kinshasa. Iki ni ikibazo gikomeye. Ubundi bivugwa ko muri diplomasi iyo buri wese yemeye ndetse bikagaragara neza ko arwana mu buryo kugeza ubu ari guharanira inyungu apa gukora ibikorwa bisa nkaho ari by'ubwihebe byo kwihimura ndetse no kugaragaza ko bakeneye ubutegetsi ni ikintu cy'ingenzi cyane cyerekana neza ko ibyo bashaka byose bitagenze neza ntabwo byitirirwa bo ahubwo byitirirwa abanze kubishira mu bikorwa. Bityo Kinshasa uwo mutego uterwa kenshi. Ubu M23 akana gace ka kabiri vuyemo kandi gakomeye k'ingenzi cyane kuko yavuye no mu gace ka Burikare. Ibi byateje ibyago bikomeye biri mu buhunzi ubwicanyi ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ibyanatumye Kinshasa igaragaza neza ko nta hantu na hamwe ishingiye mu kuba koko yumva cyangwa se ngishira mu bikorwa ibyo yabikora byose muri iyi minsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburiye M23 ko ibyo byago bikomeye cyane bishiramo byo gutuma Kinshasa ibona ikibarwanisha ndetse n'intwari ikomeye cyane igaragaza neza ko abarwanyi b'ibyihebe ndetse bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi batera ubuhunzi ndetse bagashira ubuzima bw'abaturage mu kaga bigomba kuvaho ari uko koko bagaragaje neza ko ibyo batabikora
bakora, ariko bigashingira ku kuba hari ibyo baramutse bemerewe muri bimwe mu byo barwanira kandi bigashirwa mu bikorwa, bityo rero kurekura uduce byaba ari ibintu by'ingenzi ku buryo kandi bitateza ikibazo, kandi bikaba byanagaragaza neza ko abarwanyi bumva ndetse bafite impamvu zifatika mu kurwana kugira ngo ibikorwa byabo bigende neza. Mu 23 rero mu mujyo nk'uwo niyo mpamvu ijya yemera izo offers bikarangira isubiye inyuma, kandi gusubira inyuma kwayo so kuba yatsinzwe ahubwo iba yagaragaje neza ko ibyirwanira ndetse yanabigeraho mu gihe gito, ariko ikirinda ko amahanga yabona neza abo barwanyi nk'abarwanyi badashobotse cyangwa se bashobora kurwanwa bagateranirwaho. Ibyo Kinshasa ihora ivuga neza ko atari intambara z'abenegihugu ndetse no kugaragaza neza ko ngo atari M23 y'ukuri ngo ari u Rwanda bikavaho, ahubwo bakagaragara nk'abarwanyi barwanira ukishura ukizana kw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Propaganda za Kinshasa zishingiye kuri politike ubundi ubusanga buri munsi zibanda ku bikorwa bya gisirikare bisa nk'ari byo kumenesa abarwanyi bashaka kubahuza n'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo babagaragaze nabi ndetse batumvwa. Ibi bikaba igitutu gikomeye cyane bajya bashirwaho. Ibi rero kubivamo nuko bagaragaza ko koko bakunda igihugu, bimwe mu bikorwa kugeza ubu byateza akaga bikarangira koko basubiye inyuma nk'uko babikora buri munsi. M23 intare za Sarambwe batanga umuburo ukomeye bakemeza neza ko ibikorwa byabo bya gisirikare babishingiye ku kuba bashaka kubohora Kongo ndetse bakagaragaza akarengane bagiriwe ubwo kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda batemerwa na Kinshasa, kandi ibikorwa byabo bya buri munsi bigaragaza neza ko Kinshasa kigamije ari ukubamenesa, kubakura ku butaka bwabo aho baturutse nk'abene igihugu, kuba batemerwa n'ibindi byinshi bigomba kumvikana nabo hari icyo babanje guhomba. Ibyo bigahinduka igikorwa cy'ingenzi cyane gikorwa buri munsi ari nacyo cy'ingenzi, bityo rero Kinshasa gusubira muri kano gace ikagaragaza neza ibikorwa byabo by'ubwicanyi kandi bikagaragarizwa isi yose muri rusange, bizaba impamvu ikomeye cyane yo kongera kumenasa ndetse no kujya imbere, bikazaba ikintu cy'ingenzi cyane kizatuma Kinshasa ihura n'akababaro mu buryo bukomeye. Ibikorwa bizishorwamo n'aba barwanyi byose byamaze gushirwa ku murongo. Mu busesenguzi bwinshi bwakozwe bwagiye bugaragaza neza ko umunsi M23 izava Uvira hakagaruka ibikorwa byose bya Kinshasa ari ibyago bikomeye kuri yo, kuko aribwo advance zagatangaza n'ibikorwa byabo bya M23 icungiye hafi aribwo bizaba bitangiye. Ubu akaba ari nabyo biri gukorwa kugeza kuri aka kanya, hakorwa monitoring ikomeye cyane yo kugenzura Uvira mu buryo bw'umwihariko, kuko M23 ntaho yagiye iracyagenzura ibice byose byegereye neza ibi bice, kuko nicyo gikorwa cya mbere cy'ingenzi ngo kizatuma noneho ingingo y'ingenzi kandi ikomeye cyane igerwaho mu bikorwa bidasanzwe na operasiyo zikomeye zagiye zikorerwa imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano muri ibi bice. Ubu tuvugana ntabwo byoroshe, isasu ryavuze ubuhuha, abasirikare b'abazarendo n'ibindi bikoresho byabo byose barashaka kubyerekeza ku baturage bashaka kubamena imitwe, ibikorwa by'ubwicanyi ndetse no guhumurirwa ko ngo igihugu cyabo bakigarutsemo ubusahuzi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose birasa nk'aho byatangiye bundi busha. M23